ndashima Imana yatumye nkubitwa nk'uko ubizi. Narakubiswe nyine, narababajwe, narakubiswe, nahuye nabyo, ariko ndashimira Imana yuko yanyambitse umwambaro witwa icyubahiro. Igihe ni iki, kandi nyuma y'igihe si igihe, n'imbere y'igihe si igihe. Iki ni igihe. Haleluya, haleluya. Mama, umukobwa mutoya, igihe ni iki. Niba utaratekereza kampani yawe, waba wisohokeye. Imana, abantu bafite utuntu tugufi bari gutambukwa, ariko abantu bafite inzozi ngari bari gusohorezwa. Bizagora Imana gukoresha umuntu utarababarira. Babarira ariko batarakubabaza. Reka nkubwire, nabiteguye kumbabaza, narabababariye. Abagore n'abakobwa dufite ikibazo gikomeye cyane cy'inzika twabitse, tukabikira n'inzika abantu bapfuye. Yes, ibaze kwicara mu rusengero ukajya uvuga ngo ngenda cyanga ntikinjyamo. Ye baba we, kandi disi nicyo gihetse ibisubizo byawe, nicyo gihetse ibitekerezo, nicyo gihetse imigisha. Uwo nguwo uvuga ngo ni cya, ni ufite imigisha yawe. Ngo ndacyanga ntikinjyamo, nikitagujyamo ntago bibuza Imana kukigirira neza. Uyu muntu, this person, reka munyemerere please allow me, muvugeho ahagaze aha ngaha. I speak on her while she's standing here. Reka dukomere Imana yacu amashyi. Let's applaud to our God. Uraho ma. Impamvu mubonye si iminota namuriye, The minutes that I took from her, hari ibintu ari masengera. there are things that she's praying for. Akoreye Imana imyaka myinshi. She served God for many years. Benshi muramuzi. Many of you knows her. Ubu niyavana atabashyiriyemo ndanyuzwe. She cannot leave this place before saying that. Niyanavana atabashyiriyemo mucunguzi wanjye. She cannot leave this place before singing for you Muchunguzi song. N'izindi. And others. Ngira ngo murabizi. I think you know it. Sibyo? Yabahaye ubwenge. She gave you wisdom. Murabukoresha birakora. You used it and it really worked for you. Uyu muntu arimo arategura ibintu bikomeye. So she's preparing very great things. Vuga ngo bikomeye. Say great things. Subiramo ngo bikomeye. Repeat great things. Ibintu arimo ategura. What she's preparing. Umuntu wese wazabishyigikira. Every person who can support it. Iki kirere cyamuza. This fear can come to him. Iyi ni Bibiliya ibivuga ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. This is the Bible that says whatever you sow you reap it. Sindi bubasha kubivuga arabibibwirira. I will not talk about it that much, but Ariko ndagira ngo bibe mu mitwe yanyu. But I want it to be in your mind. N'uwo ari we wese. Even everyone waba muri ibyo bintu n'uwabishyigikira. Who can support these fears. Abishyigikire. Please make sure you do so. Uratwakirira n'abo mwazanye. You will welcome the people you came together. Amen. Hallelujah. Tumukomere amashyi umukozi w'Imana. Ndamwubaha kandi ndamukunda. Udakomye amashyi afite ishyari rikomeye. Utamwishimira gutera imbere bizamugora. Turagukunda mukozi w'Imana, Imana igumugisha. Ntewe iteka no guhagarara hano imbere y'abakozi b'Imana bose. Prophet Jean Paul, ndakubaha kandi ndagukunda. Ndashima Imana yuko uvuye hano uvuze ikirere cy'amavuta aho mvuka, magaze mu mavuta y'umubyeyi wanjye Apostle Paul Gitwaza. Rero ndatekereza yuko Imana ye yitwa Imana yanjye kandi iby'ubutwari iri bunkoreshe irabinkoresha.
ndashimira Imana ko nongeye kugaruka hanga hari icyo Imana yavuze erega byaciyemo bya bindi yavugiye hano byaciyemo navuye hano nambitswe isaha igihe cyanjye nkinjiramo rero Imana iravuga kandi n'ukuri Imana ntabwo ari injajwa iyo ibivuze irabisohoza n'uyu munsi rero nakiriye ministry ikomeye cyane kandi cyiza nuko uzandwanya azaba yarabwiwe ubwo biramureba nandwanya kuko yamaze kubwirwa yuko atazatsinda so abari muri winning team twagiye rero haleluya ntago ndi bufate umwanya muremure ariko mbere na mbere reka nshimire abantu twazanye ababyeyi twazanye ndasaba kugira ngo bahaguruke abo twazanye bose amen aba bantu twazanye ni abantu b'Imana sinzi niba mushaka kunyemerera niba banyemereye bakaza hano ndabinginze nibaze hano ni mubakomera amashyi kubera ko bari mu gihe cyabo si beza se niba mudafite ishyari ni beza aha ndashimira Imana kuri aba babyeyi aba bantu twazanye ni abantu badasanzwe ntabwo nari kwizana kuko Kristo ntacyemera yuko ngenda njyenyine ahubwo yampaye abantu beza amen amen impamvu mbahamagaye hano nuko twakiye ubuhanuzi buvuga ngo twese twafashe umwitero wacu twafashe umwitero wacu amen yitwa mama Elise tidusa nakuze bavuga ko ari mama kandi ni mama nibyo ni umubyeyi wanjye noneho Imana yamumpaye nk'umunyamasengesho ukomeye cyane ku buzima bwanjye rero nzi neza yuko ari buve hano hantu hari ikintu ahakuye mu izina rya Yesu yitwa Claudine ni umukozi w'Imana ariko nzi ko nawe uyu mugoroba mu minota mike dusigaranye hari ahantu ari bwambuke kandi akahagera amen uyu ni murumuna wa mama yitwa Pacifique kuva navuka nabonye umuntu uhora arira arizwa n'ibyiza ateta imbere y'Imana ansengera ankomeza ambera byinshi byiza agahagara ngo bimugereho ariko ntibingereho so Imana imuha umugisha ndashimira n'Imana yuko ikirere cye cya business waje kubimubwira ndangije kubimubwira kandi ndabizi neza ntashidikanya yuko ikirere cye cyafungutse uyu yitwa Musengamana Sud ni umuntu tubanye unzi nkivuka ndi umwana mutoya ariko nshimira amavuta ari ku buzima bwe nayo kunyubaha yaritanze aravuga ngo ntuzatwara imodoka urushye I'll be your driver nawe rero turaza kuva ahangaha hano hari ikirere cy'ubukwe turaza kuva ahangaha afashe umugore we mu izina rya Yesu haleluya uyu ni umutante wanjye ariko mwita Nina Label ni mwiza nk'uko mubibona ibiriho biravugwa rero ni inshuti yanjye magara ni umunyamasengesho tugendana mu bintu byo gusenga mubwira ko tuje gusenga arambwiye ngo kereka aho badasenga ndumva ndi mu muriro rero nzi neza yuko nawe ari bwambuka akagera mu kirere cyo kwakira ndetse no gukoreshwa n'Imana muri uyu mugoroba Imana imuha umugisha uyu nguyu ni papa wanjye umbyara uyu ni umukobwa ukundwa na papa ni mukuru wanjye ntago aba mu Rwanda aba muri Amerika so ku gikorwa ntegura cy'imyaka 22 maze muri uyu muziki nta kindi cyamuzanye yaje kuntetesha yaje kunkunda ni umuntu w'umunyabwenge cyane umunyabuntu bwinshi
rero nzi neza yuko we ibirere byose n'imigisha yanjye dabo ari buyakire. Ndamwubaha, yakurikiranaga online n'ubwa mbere ageze hano. Imana imuha umugisha rero. Amen. Uyu niwe manager wanjye. Niba mubona umuntu aba successful mu buzima, aba akeneye umunyabwenge, aba akeneye umuntu ureba kure, ukeneye umuntu ubwira ngo ndashaka kubaka umudugudu agahita akubwira ngo birashoboka. Mu buzima igihe cyose utazabona umuntu ushobora kubwira inzozi zawe ngo azitazijyamo, uzamureke. Uyu ni umuntu wahuye n'ubuzima bwanjye burahinduka, mva mu buzima bwo hasi ngera mu buzima bwo hejuru, atiyirije, atagiye mu bintu birebire. Ni umunyabwenge ukomeye, utegura ibintu bikomeye ku isi, ategura amanama akomeye n'ibintu bihambaye. Kuva yagera mu buzima bwanjye, I'm no longer the same Gahongayire you used to know. So ni manager wanjye mu rwego rw'isi. Kuva nahura nawe ndatekereza ko maze kugira invitation hafi ibirere byose narabifashe, kubera uyu mudamu ambwira ati wait, turaza gufata ibi birere, turaza gufata ibi birere. Kuba ndi kumwe nawe muri uyu mugoroba rero ni iby'agaciro. Yitwa Natasha Haguma. Ndamukunda cyane kandi nawe nkwifurije Haguma Natasha mu buzima bwawe. Imana iguhe umugisha. Hey! Hallelujah! Uyu rero tuvinda imwe mu bintu dukora, yitwa Mama Zuru. Muramuzi muri filime, muramuzi mu kuririmba. Uyu mugore ndamukunda cyane. Ni umugore wuzuye ubwami bw'Imana, ni umugore utazacika intege, ni umugore nyine nawe uzi gutwara imodoka mu muyaga. Ni umugore uhagaze mu gihe cye, ngomba kumuvuga kubera yuko iyo mbonye umugore wahagaze akaririmba, agakina sinema, akanezeza amaso y'abantu, mukabohoka, mugaseka, kandi akabaha umunezero wese afite. Mama Zuru ntazasaza. Rero ndamwubaha nk'umuramyi. Amen. Reka muhe atere haleluya. Ngwino utere haleluya. Oh, hallelujah! Bwana Yesu asifiwe. Sheri ntabwo nzasaza. Hallelujah! Twongere twikirize haleluya ya Yesu. Oh, hallelujah! Reka nidekarara imbere y'itorero. Aline, ndagukunda kuva muri 2001, kuva nakira Yesu nk'umukiza n'umucunguzi. Ntabwo yarabize, bikubwiye imbere y'itorero n'imbere y'Imana. I love you so much. Ngo yari yarabuze umwanya wo kubimbwira, kandi turahorana, kandi tuba turi kumwe. Ariko ndagukunda, nagutanze. Rero uyu munsi impamvu nabazanye aba bantu nuko mbere yuko mbibabwira nabonye bagera hano bakamera nk'abantu babatijwe. Mbona babatijwe mu mwuka wera nk'uko wabivuze wari urimo. Iyi si noneho igihe aho igeze ikeneye abagore, ikeneye abakobwa, ikeneye umugore utari gutinya guhabwa mesaje, ikeneye umugore udatinya kubaka umudugudu, ikeneye umugore udatinya kugura indege, ikeneye umugore udatinya kuzana isoko ahantu yari yabuze. Iyi si nta wundi muntu ikeneye, ni umugore umeze nkawe. Haleluya! Abantu bose baravuze, abana bose uzareba uko twavutse, ngo ugende ubaze papa. Igihe kirageze kugira ngo abana papa avuge ngo genda ubaze mama. Igihe kirageze kugira ngo umugore ari we wishyura school fees. Igihe kirageze kugira ngo umugore ari we wubaka urusengero. Igihe kirageze kugira ngo umugore ari we taking over.
igihe kirageze kugira ngo umukobwa ari uhanura. Niba uri umugore ukaba uri umukobwa uri hano, igihe kirageze. Imana ishimwe. Igihe kirageze. Reka ngasubiremo. Igihe cyo gusaba amavuta kirarangiye. Igihe kirageze kugira ngo wubake uruganda rwayo. Igihe kirageze kugira ngo wubake uruganda rw'ibyo wasabaga. Biraza kungora kugendana n'abantu bakiri hasi. Igihe kirageze kugira ngo nawe ugire uruganda rw'amasakoshi, ugire uruganda rw'inkweto, ugire uruganda rw'imyambaro, ugire uruganda rw'ibifatika. Haleluya. Igihe ni iki? Igihe kirageze kugira ngo urekeraho gusengera stoke. Igihe kirageze kugira ngo urekeraho gusengera amakara yo kwa murokore. Igihe kirageze kugira ngo uganire na banke. Igihe kirageze. Haleluya. Haleluya. Sibyo. 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 Igihe kirageze kugira ngo ba dadi n'abagabo bacu tubabwire tuti, dadi, ndabona hari imodoka igezweho yitwa gutya, nayitumije mu ruganda just for you. Kuki utegereje ko baguha gift? Wahagaze mu gihe cyawe nawe cyo kuyitanga. Hey! Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Igihe ni iki? Kandi nyuma y'igihe si igihe, n'imbere y'igihe si igihe. Iki ni igihe. Haleluya. Haleluya. Mama, umukobwa mutoya, igihe ni iki? Niba utaratekereza kampani yawe, waba wisohokeye. Umva nkubwire ukuntu ibintu bizagenda mu minsi igiye kuza. Imana, abantu bafite utuntu tugufi bari gutambukwa, ariko abantu bafite inzozi ngari bari gusohorezwa. Icyampa abakobwa bari hano ntibatekereze kurongorwa gusa. Icyampa umubyeyi wicaye hano ntatekereze uburyo umugabo azasaba kredi muri banki kugira ngo nabo bagure kariya kamodoka n'akazi. Icyampa umugore wicaye hano agatekereza uburyo agiye kubaka umudugudu, agiye kubaka ibikomeye, agiye kubaka ibihambaye. Kandi kenshi biza ntibiza uhaze, biza ushonje. Mu gihe cyawe cyo gusonza umva iryo jwi kandi uryitaba. Icyampa urubyiruko ruri hano ntirutekereze Harvard, ahubwo rutekereze kubaka Harvard muri iki gihugu. Icyampa wowe wicaye hano ntutekereze mu nzozi z'abagezeyo. Icyampa kumera nk'akanaka. Oya, hagarara uvuge ngo ahubwo mpagaze ngo bamere nkanjye, mpagaze ngo bakomere nkanjye, mpagaze ngo bagende nkanjye, mpagaze ngo bavuge nkanjye, mpagaze ngo baririmbe nkanjye, mpagaze kugira ngo bapreachinge nkanjye. Reka nkubwire, umugore wese cyangwa umukobwa wese uri successful mu buzima
ntabwo ategereza kureba, ahubwo abategereje kurebwa, abafite amaso amureba, abafite ikimureba. Ariko reka mbabwire, igihe kirageze ngo muve muri nonsense. Ngiye kuvuga icyabazibiye, nkivuge cyangwa nzagaruke. Nuva muri aya materaniro, ikintu gihagaritse ibyo bintu imbere yawe ni ukubera kutababarira. Igihe cyose mu buzima bwawe utarababarira, utegereje gusabwa imbabazi, reka nkubwize ukuri, uzakererwa. Ariko abamaze kubabarira bafite indi nyenyeri bafashe, bafite ikindi kirere. Bizagora Imana gukoresha umuntu utarababarira. Babarira ariko batarakubabaza. Reka nkubwire, nabiteguye kumbabaza, narabababariye. Abagore n'abakobwa dufite ikibazo gikomeye cyane cy'inzika twabitse, tukabikira n'inzika abantu bapfuye. Ngo data yapfuye atanyishyuriye, ngo mama ntiyangejeje ahangaha kandi yaripfiriye. Can you imagine? Baratwigisha ibirere tugomba kwinjiramo, ariko reka nkubwire, uzavuga amin ugumaho. Igitangaza cyose cy'ubuzima bwawe, ubuhanuzi bwose bw'ubuzima bwawe, ni wowe buharanira, ni wowe ureba ikitagenda ukabasha gufonsa, ukinjira ugacakira. Ndumva ntabahanurira ibintu bihambaye hakiriho bariyeri yo kubabarira. Ntacyo twaba dukora kuri Zoom, ntacyo twaba dukora kuri YouTube, mu gihe ninjira ahangaha nkivuga ngo ahe. Mu gihe nkinjira ahangaha nkivuga ngo cyaraturakaje. Ariko reka nkubwire, ibyawe ntago ari profeti ubifite, ibyawe si undi muntu ubifite. Ndabona ikirere cy'ibyawe, rekura Imana iguhe. Munyemerere, wenda ibyanzanye si byo nkoze, ariko byibuze nkubwire ukuntu bimeze. Mu gihe wowe ugifite amacakubiri wicaye mu rusengero, amacakubiri y'idini, ngo wo kwa Gitwaza arinjiye, wo kwa Masasa arinjiye, wo kwa Profeta arinjiye, reka nkubwire, urasigaye, kuko abinjira bafite ikindi kirere cy'ubumana bari kwinjiramo. Indwara ikomeye cyane muri iyi minsi ituma tutakira ibyahanuwe ni urwango. Uzi kwanga umuntu mutaziranye, atazi izina ryawe, utazi izina rye, ngo ngiye numva mwanze. Dayimoni yamaze kugufata, yanakwishyuriye na apartema mubanamo. Yes, ibaze kwicara mu rusengero ukajya uvuga ngo ngenda cyanga ntikinjyamo. Ye baba we, kandi disi nicyo gihetse ibisubizo byawe, nicyo gihetse ibitekerezo, nicyo gihetse imigisha. Uwo nguwo uvuga ngo ni cya, niwe ufite imigisha yawe. Ngo ndacyanga ntikinjyamo, nikitagujyamo ntago bibuza Imana kukigirira neza. None se nkubwire ngo hagiye kubaho umwuka w'ubuhanuzi no gukira indwara, ariko ntushobora gukira indwara ugifite cya mu mutima. Wese wababaje abangana iki? Yewe mvuze ibidahuye n'ibyo mwari mutegereje. Ariko impamvu mbivuze nuko ntashaka yuko dusibira. Icyo tugomba gukora, tubabarire. Hanyuma iki, papa nukura amafaranga yawe Imana yaguriye mu papa ugiye kuri telefone. Ntabwo ndi butinde, kuko ibyanzanye nshobora no kutabikora, ariko reka nkubwire. Profeta zuzuza itorero mega church, noneho we muri mega church ujye uzumere nk'umuntu uje muri gym utahe, kandi Imana yacu sinjajwa. Niba uburokore bwawe bugaragara mu rusengero, bukaba budashobora kugaragara mu gihugu, bukashobora kutagaragara mu muryango, ntibugaragare mu bavandimwe, ntibugaragare imbere ya wakubabaje,
busige. Ubukristo bwanjye ntibuzagaragara imbere ya Prophet Jean Paul, ahubwo ubukristo bwanjye buzagaragara imbere ya wa muntu wambabaje. Nibwo ubukristo bwanjye buzagira agaciro. Ubukristo bwawe ntabwo bugiye kugaragarira imbere y'umuntu uhora kuvuga neza. Ubukristo bwawe buragaragara kuri wa wundi wakuvuza amabi, wa wundi wakubeshyeye. Ubukristo bwawe nibwo buri bugire impact. Ntibaduhanurira kuki utaha ukagaruka bitarasohora se. Ntabwo aribo bafite bariyeri y'ibyawe, ahubwo ibirere byawe biraza gufungurwa n'ikintu cyitwa kubabarira, n'ikintu cyitwa kubibona nk'ibibambwe. Haleluya! Muroko Yesu ashimwe. Nese tujye tuguma uzikwirirwa hano ukahirirwa, Satani akavuga ati ndamufata sohotse, muretse message imwe gusa. Turekeraho kwibeshya ngo turabeshya Imana. Ntabwo Imana ibeshyeka. Mu gihe mu kanwa h'umurokore hakirimo ngo ndacyanga, singikunda ntikinjyamo. Mu gihe mu kanwa h'umurokore hakirimo amagambo ashaka kuvuga mugenzi we, mu gihe mu kanwa kawe hasohokamo amagambo atatu uvuga abantu utavuga Kristo, ntutekereze yuko uzarama, ugiye gupfa. Ariko tugiye kwihana kugira ngo twambuke. Ni ukuri simbabeshya, ngewe ndafunga amaso nkabona ibice bibiri. Nkabona abantu bameze nk'abasimbuka gutya, nkabona n'abandi bantu bameze nk'abameze gutya. Icyampa nkajya muri abo basirikare, icyampa nkava mu bantu basimbagurika, ahubwo nkinjira mu bakristo b'ukuri. Amen. Navuze ibintu bitari byo. Ngomemo nzagaruka mudashonje mbibabwire. Ariko reka mvuge kano kuko umushumba yaraguye yagura umupaka. Ushobora kuba uri ahantu uri mu mahanga, reka nkubwire, kuba warwara, kuba wagira gute birashoboka ku bantu bose, ariko ngo mu mibyimba ya Kristo twarakize. Agakiza kawe nikadashimangirwa muri Kristo, kagashimangirwa mu buryo ufite n'ibiki byose, karaje kaguhanukane, hanyuma nyine ntaho badapfa. Nta turo ndumva nshaka kubwirwa ngo nta mafaranga watura cyangwa watanga yabasha kugucungura. Ndumva nshaka kubwira umuntu ntazi ngo ukora ibyaha ukagambanira abandi, ariko ukaba uwa mbere mu guha abakozi b'Imana amafaranga. Bazayarya bahage, ariko wowe uzajya amafaranga yawe utarimo guhinduka ntacyo amaze. Ndacumura, ariko buretse ndaje nohereza ituro. Ituro ryawe si ryo riri kugira umukozi w'Imana. Ituro ryawe ni inyungu zawe. Niba ushaka kubiba nyine uzasarura, ariko kubibira icyaha wakoze uzasigarayo. Erega abangaba ntabwo ari bo bemeye guhanurwa gusa cyangwa kuvuga ubutumwa, ahubwo baritabye basiga ibyabo kugira ngo ibyabo bihindura ubusa, nta kindi. Amen. Nimushaka mu nkunde kuko nta choice mufite. Amen. 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 Nyamara iki ni igihe cy'abantu bihanganye. Iki ni igihe cy'abantu bategereje. Iki ni igihe cy'abantu babajijwe ngo Imana yawe iri he. Amen. Ibindi biri bukurikire rero ndasaba Prophet Jean Paul kugira ngo ampagarire iruhande. I want you to stand here behind me, please. N'umukozi w'Imana
yavuye muri ofisi yanjye ampanuriye ibintu niba ari nka 7 byose bisohora ataragera hirya. Rero nubaha amavuta ari ku buzima bwe, kandi nzi neza yuko inzozi amfitiye ofete kuba mvuga kino kinyarwanda ntago bimushimisha, kuko amfitiye inzozi ziri international. Am I wrong? Ariko rero ndakubwiza ukuri, ni wowe untindije hano, not you papa. Ndavuga wowe ukitinya. Icyampa umugore uri hano agahindurwa umuriro. Icyampa umugore uri hano akaba n'umukristo ku kazi, akaba n'umukristo ku isoko. Erega ntago uzaba umukristo aho bataguteze, umukristo ku kibazo. Wagize ngo mu bisubizo hari umukristo utabamo. Umukire ufite amafaranga abyuka aseka, bakajya bamubwira ngo profe bimeze bitatiye ntiyumva neza iyo mvugo uri kuvuga. Ariko burya imbere y'icyaha umukirisitu avuga ukuri ko kwakira Kristo. Ngiye niho mpagaze, niho ndi kwiga kuba. Nukuri nasenze isengesho ndavuga ngo Kristo reka mbababarire batarambabaza, kubera ko mu ijuru ari heza, kubera ko inzira y'agakiza idakoze isoni. Amen, amen. Ari nawe wakabije. Mpagaze hano shima Imana ko ari Imana yo kwizerwa. Kuwa mbere nabwiye Yesu ngo ndemeye nditabye, nandi kwa Bishop Karemera asiga amavuta, arambwira ngo igihe kirageze. Kandi ibyo wambwiye arambwira ngo biriya byose yampanuriye nibyo yavuze, ariko na n'ubu ngubu ndacyumva ijwi rimbwira ngo itaba nditabye. Rero ndashima Imana, ndashima Imana yatumye nkubitwa nk'uko ubizi. Narakubiswe nyine, narababajwe, narakubiswe, nahuye nabyo, ariko ndashimira Imana yuko yanyambitse umwambaro witwa icyubahiro. Niyo mpamvu ibyirato byanjye bishingiye kuri Kristo Yesu, kandi singira ubwoba bwo kumuvuga ku manywa nijoro, kuko amagambo ni amagambo, ariko ijambo Kristo yambwiye ndacyarihagazeho. Uwambwiye ngo nzabana nawe ndi kumwe nawe niwe nkiringiye. Ndashima Imana rero yuko yampaye umuryango. Burya cyagihe nca muri ya magorwa nari ndiho ndandika projet. Burya cyagihe narwanywaga nari ndiho ndandika imishinga. Burya cyagihe ndi gutukwa nandikaga imishinga, kubera ko gutukwa kwanjye nabibonagamo ubutunzi buzantunga mu gihe kigiye kuza. Muri cya kibazo burya hari ibyo Imana yari irambwira, kandi irangije irambwira ngo nta kindi kiruta urukundo, mpitamo gukunda. Ni Imana yampereye yerekwa ryitwa ndi neza. Umuryango ndi neza ntago tuvuga byinshi, nta nubwo tuvuga, turakora. Umuryango ndi neza twita ku bababaye, abashonje, abafite ibibazo bigiye bitandukanye, kuko singisaba Imana ngo impumugisha, ahubwo izampindura isoko y'umugisha. Kubw'ibyo rero impamvu mba naje hano nuko profete yampanuriye, kandi yambaye hafi, kandi yanshyigikiye. Uwo muryango rero wakuze. Bwira mugenzi wawe ngo wa mwana batwise mu ngorane yarakuze. Umwana utwitiye mu bigeragezo arakura kandi agakura neza. Rero bimaze kugenda gutyo birakura, bukeye Imana impana ministeri. Iyo ministeri yitwa Love and Mercy Ministries, Urukundo n'Imbabazi Ministries. Ndashimira kandi ndaha icyubahiro abakristo banjye,
kuko barahari ni babandi bigijweyo ngo afite dread, ngo afite hereni hano, ngo afite tatuwaje, ngo yasinze, ariko njye nagiye kubona mbona icyanditswe kirambwira ngo come as you are, ngwino ukuri. Hanyuma dushyigikira cyangwa se twizera appointment y'umwuka wera, kuko buryo uko turushaho kumwegera niko amaso yacu arushaho kufunguka. Rero come as you are yakuze. Uko mpagaze hano ndashimira Imana yabanye nanjye mu rugendo rw'umuziki imyaka 22. Imyaka 22 ntabwo inganzo yigize ihagarara, nta nubwo byigize bikama, ahubwo byakomeze guflowinga. Nkuko rero umushumba yabivuze, ngiye gucelebrating iby'Imana yakoze muri iyo myaka 22. Nateguye umugoroba witwa umugoroba w'icyubahiro, Glory Thanksgiving, kubera yuko mbona ko nta kindi cyabaye muri ibyo bintu usibye icyubahiro. Byamaze kuremerwa amatwi, byaremewe umunwa, kandi bizarebwa n'ubishaka n'utabishaka, kuko byamaze kuremwa kandi byagezweho. Wowe nkunda mu bikorwa, nanjye kubera ko ngukunda ngomba kugukunda mu bikorwa. Love in action. So mpagaze hano kugira ngo nsigwe amavuta yo gushyigikirwa muri uriya murimo ngiye kwinjiramo. Abakozi b'Imana bari hano muraza kunsengera, ndetse n'aba bantu twazanye. Ndikumva ibintu bigiye kuba muri iki gihe ni ibintu bikomeye. Nubwo hari kubyara, nubwo hari kurongorwa, nubwo hari iki, ariko Imana igiye gushyira departement ku isi yitwa bizerwa. Muri department y'abizerwa nibo bazabasha kumenya amabanga y'isi, bamenye n'uburyo bwo kugenda muri iyi si. Ngihagaze hano mu buntu bw'Imana, nakubwiye ngo byibuze kandi ubikora ubikunze. Niba wumva yuko utagiye kwihana kubabarira, wiyicarire, ariko uwihana kubabarira ndakubwira ikigiye. Niba wifuza kwihana ikintu cyitwa ndamwanga, ndacyanga, simbabarira, cyarambabaje, ndakwinginze uhaguruke. Papa sinkiminota nk'itatu, ariko niba ushaka kubabarira ni ukuri ntabwo ndi bukubwire ngo babarira, kuko ni inyungu zawe. Niba ushaka kubanza kubabarira, haguruka, reka nkubwire nshuti yanjye, kubabarira ntabwo byoroha, ariko kuva nabikora maze guhabwa imfunguzo zo kuba nanjye nakwitwa icyo ngomba kwitwa cyo. Ndasaba prophet kugira ngo nawe adufashe aze hano. Imana ishimwe na Pastor J, Prophet Ernest. En fait, ari ikintu ngira ngo musobanukirwe, uyu ni umugoroba wa gihanuzi. Biriya twavuze kwimuka, hari abantu Imana agira ngo nabo bimuke mu kutababarira. Murabyumvise? Hello, kuko twimuka mu birere bitandukanye. So ibintu woman of God ari kuvuga Aline, ndamuzi neza, nzi Imana igiye kumukoresha. Ariko ari mu bantu bagiye gutuma imiryango yatandukanye yongera gusubirana. Ministère ni ministère ya réconciliation y'ubwiyunge. So iki kintu avuga mutakibona nabi, Yesu yaravuze ngo nutababarira ntuzababarirwa. Muranyumva? Twimuke mu bitekerezo, imuka muri iyo karite yitwa unforgiveness, maze ugende n'ahandi Imana yakuvuze. Turi hano abemeye kubabarira, Imana ibaha umugisha. Ndabona abantu babarira ababyeyi babo. Ndakubona ubabarira umubyeyi wakubyaye, ndakubona. Reka nkubwire na wa wundi wapfuye wakubabaje, ugiye kumurekura kugira ngo ubashe kwakira ibyawe, kuko ntacyo byaba bimaze kuza mu gitondo nkataha saa 4 z'ijoro, nkataha ameze nk'uwakoze gym tonic ariko ntakiriye. Ariko reka nkubwire, uzabibona, uzampamagara, uzambwira. Ntabwo uburumbuke bushobora kuza ahantu icyo wabibye. Niba warabibye urwango, uzacuruza urwango. Tugiye kuzamura amaboko yacu.
nukuri ineza n'imbabazi bizayoba iminsi yose. Yes Lord. Nanjye nzaba nturangare nushaka umukurure mu bitekerezo byawe, uhumirije umukurure ubimubwire ko umubabariye, watuza akanwa kawe. Yes Lord. Yesu umwature n'akanwa kawe, umubabarire, umubabarire, umubabarire. Nibwo ituro ryawe rizemerwa imbere y'umwami. Ntabwo byoroshye ariko birakwiriye. Yes Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ndakwinginze zamura amaboko nk'ikimenyetso cyo gutsindwa, umuvuge mu izina, umubabarire kandi umurekure. Hallelujah. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwanjye. Zamura ibiganza byawe, zamura ibiganza byawe, windeba ahubwo reba uwakubabaje, yagukuye ku kazi, yarakubeshyeye, yagusenyeye urugo, yakubabaje atari wakagombye kukubabaza. Ugiye kuzamura ibiganza byawe, ndavuga 1 2 3. Wowe umuvuge mu izina nushaka kumwatura, nurangiza umubwire ngo ndakubabariye. Kandi izi mbabazi nawe uzumvishwe, ubabarira azababarirwa. Tuzamura ibiganza byacu 1. Yesu we, dushoboze kubohoka mu mitima yacu. 2, yarakubabaje ari umukozi w'Imana, yarakubabaje avuga Yesu, yarakubabaje mu mpande zose, yarakubabaje ari umubyeyi, yarakubabaje ari so wanyu, yarakubabaje ari umutware, yarakubabaje ari umugore, ariko igihe kirageze ngo umubabarire. Ijambo rirambwira ngo ku munsi wa 3 Yesu arazuka, ntabwo akiri mu mva. Nawe ugiye gutsinda urupfu rwitwa urwango, ugiye gutsinda urupfu rwitwa inzika. Ngiye kubara 3, ngiye kubara 1 2 3. Nurangiza umubabarire. 1. Hey, come on. 2. Yo, ngomba kukubabarira, ngomba kugukura mu buzima bwanjye, ngomba kukubabarira kugira ngo nanjye nakire ubwanjye. Ubuhanuzi uri bwakire nyuma yaha buraba bwo biraza gucamo. Ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo wowe yarakubabaje kugeza igihe umwifuriza gupfa. Nibyo yarahemutse, nibyo ntago yabarebyeho, nibyo yarabahemukiye, nibyo yarabasenyeye. Kugeza uyu munsi uravuga ngo ubuzima tubayemo niwe wabiduteje. Ora basakara mama ndekori yababa. Ndabona marayika w'Imana afite ikiganza cy'umuriro, agiye kugukora ku mutima, ashiririze, ashiririze, ashiririze. Ndumva nshaka kukubwira ngo yaraguhemukiye, ariko Imana ntiyaguhemukiye. Yakwibye ibyawe
ariko ngufitiye amakuru. Nubwo yakwibye we ntasinzira, ariko uri mu bukene urasinzira. Abantu benshi bari hano bababajwe n'abari hafi, bababajwe inshuti ikagutwara umugabo, inshuti ikakwicira ubukwe, inshuti ikagira gutya, nyogosenge akakwicira ubukwe. Birasharira, ariko ntabwo bigomba gusharira muri twebwe, tugomba kubiruka. Ibya Kayizari turabiha Kayizari. Nta kindi Imana ikwiriye, ntabwo ari amaganya yaba ari hano. Imana ikwiriye icyubahiro cyane. Kandi nyuma yo kumubabarira, ibyawe urabisubizwa inshuro 7. Ngiye kuvuga ya gatatu. Ku munsi wa gatatu Yesu arazuka. Ugiye kumubabarira sheri, ugiye kumubabarira, ugiye kumubabarira. Yakwiciye ubukwe, yakwiciye ubukwe, yakwiciye future, yahinduye isura yawe, yahindutse ubuhamya bwawe, ariko ugiye kumubabarira, ugiye kumurekura, hanyuma ibyawe ubyakire. Reka nkubwire, n'abaza gushaka ibitangaza ntabwo bari gushaka ibitangaza bibafidinga, ahubwo barashaka ibitangaza bivuga ngo azarebe. Ubuhanuzi bwose ntabwo bubereyeho kugira ngo bubibe imbuto ibasha kugera mu bwami, ahubwo iri kubiba imbuto ivuga ngo bazarebe nanjye ndayubatse. Ntabwo ari uko Imana ikora, ahubwo Imana irakubakira inzu for a purpose, kugira ngo nibasonza bazaze ubagaburire, kugira ngo nibagira ikibazo uzaze ugikemure. Niyo mpamvu Imana ishaka abantu bazi inyungu z'ubwami. Inyungu z'ubwami ntago zihagarariye ngo mbarebe aca babone ntigikora, ahubwo inyungu z'ubwami zihagaze zivuga ngo barampemukiye nzabagaburira, baranyambuye nzabishyurira, barambabaje nzabanezeza, banyiciye ibyanjye nzabubakira ibyabo. Kubera iki? Uwo niwo muntu usa na Kristo, niwe Yesu ari buhe ibitazagenda ngo bisubire hasi, ahubwo bizava kuri dimension imwe bikajya mu birere byose bigacakira, ukitwa ugomba kwitwa. Yarakubyaye arakujugunya, yakubyaje abana arakujugunyira. Godipa karabakasata. Reka nkubwire birabaye. Sharabakasota. Wirangara kuko Petero wakubabaje, Jeanne, Jeannette, Korodina, Mukasekuru bose urabafite ahangaha, ugiye kubarekura. You are going to release something. That's powerful. Something is going to happen. My God. Umva ikintu umwuka w'Imana ambwiye, arambwiye ngo niyo wumvishije izina risa n'irye wumva waruka. Yes, the Spirit of the Lord. Niyo ubonye amafoto y'ugira iseseme, Karabakosoto roboshi andararabose. Prophète, Imana igiye komora ubwoko yaguhaye kugira ngo mubashe kwambukana. Dore barimo barabohoka. Uyu mugabo yarambutse, ariko abo bambukana bagenda gutya ni kinyuma nyuma. Imana igiye komora abantu kuko hatari imbabazi. Professor. Go deeper, go deeper, go deeper. Tugiye muri wa mwanya wo guhamagara izina rye. Yakwimishije akazi, yagukuje ku kazi, yaragutaye, yakoze ibikomeye, yakoze ibikubabaza. Uyu munsi uyu munsi ibibazo ufite niwe. Imana igiye gukora ikintu gikomeye.
protokole ba hano nimwitegure, nimwitegure. Arararabosh. Aba protokole nibitegure, Imana igiye gukora ikintu gikomeye. Arararabosh. Prophet online yanze kubabarira umugabo we kubera ko yamusambanyirije umwana. Yo. Ari hano, ari muri Sweden. Yo. Arakureba akagukunda, mu wundi mwanya ukamutera umujinya. Yo. Umutima we wararwaye, ahora kwa muganga. Nta kindi arwaye, arwaye urwango rwinshi rwamaze kumutera ikintu cyitwa depression ikomeye. Ariko mu gihe ari bubabarire uriya wamusambanirije umwana, umva ikiri buze kuba. Imana iraza kumukuraho urupfu kuko yari gupfa mu kwezi kwa 11. Yesu we, Mana mubabarire. Uwundi agufitiye akamaro kandi aragukunda, ariko yanze kubabarira umuntu wamwijeje ubukwe, arangije aramukoshona, arangije amurya amafaranga, kandi umwe ari Burayi undi ari hano i Kigali. Yanze kumubabarira, yaravuze ngo azakoresha uko ashoboye paka apfuye. Akagatama Imana nikaba wagatama we wababariye. Zumu ni nziza, gusenga ni byiza, ariko gusenga kuriho icyasha ntacyo gukora. Umva, uriya mugabo nawe yarababaye, akunda ministeri yawe, yumva ari we muntu wakwambika umunsi ku munsi, aragukunda kandi aragukurikirana. Rabasaka, umva mwirangara Ko atari manyambika. umva ntabwo ari vuba. Uzi impamvu atabikora? Igihe cyose yanga uburyo umugore wagukunda kandi umugore we yarasambaniye mu buriri bwe akamufata. Yo. Mani mubabarire disi. Umva, kubabarira ntabwo ndi kubigutegeka, Ibikomere bikire. sindi kubigusaba, ariko ndi kubona healing. I see healing. Healing rain. Ndi kubona umunyarwandakazi cyangwa umunyarwanda usohoka mu rusengero yuzuye afite imbaraga, atari kwifuriza uwamutwaye umugabo gupfa. Sugana bajara bashoto robos. Mwirangara, mwirangara. Ibi bintu Imana ikoze muri aba bakristo bawe bibakuyeho urupfu. Urakoze mwana. Uretse nkubwira ikintu kigiye kukubaho, zamura ibiganza byawe. There is a dimension. Uyu mwana w'umukobwa yarahemukiwe kurinda nkubwira ko iyi sura afite atariye. Oh my God. Ni mumureka ruke, mumureka rire, mumureke. Ariko ndakwinginze ubwigenderera abandi ntigusige. Urabizi, kereka uyu mumama wenyine niwe wicara, abandi mwese nimuhaguruke, nta buryarya imbere y'Imana twese. Wake up, stand up. Shabarakadarabasoto. Uzi ko hari abantu Imana imbwiye ngo bababajwe n'abashumba ku buryo abashumba bagiye bakora mubonera n'abandi ko ariko basa, siko basa. Muriteguye, muriteguye. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Muriteguye. Zamura ibiganza byawe n'imbaraga 3. Uramuvuga mu izina, urabavuga mu izina, nurangiza uvuge ngo ndababariye. Warira wakora iki? Feel free in the presence of God. Rimwe kora mwami Yesu. Kabiri, ntabwo byoroshye ariko birakwiriye. Nawe waratubabariye Kristo, wibifata nk'imikino. Bamwe baravuga ngo bitwa ko bababariye ariko ntabwo birasohoka. Yesu ku munsi wa 3 warazutse kandi wazukanye icyubahiro. 3 power, imbaraga
imbaraga zo kubabarira. Turababariye, 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 turababariye. Oh, yeah, yeah, yeah. Turababariye, kandi turababariye, kandi turababariye, kandi turababariye. Arabasakara. Turababariye. Umva ijwi ry'Imana rirambwiye nkubwire ngo nawe ibabarire. Ugiye kwikora ku gituza wihamagara uvuge ngo Gahongayire ndakubabariye. Ugiye kwibabarira, ikore ku gituza uvuze ngo ndibabariye. Ongera ndibabariye, ongera ndibabariye.